Ubusanzwe tubaha ikaze kuri DJP Global Hub, nk'uko abakunzi bacu mwagiye mubidusaba cyane, ngo tubabwire kuri bizinesi yitwa CCR, ikomeje gufata urundi rwego cyangwa se kugera kure, twagiye tubasobanurira kuri TMP, ari nayo mpamvu mwanadusabye wenda ko twanababwira kuri CCR, niyo mpamvu kuri uyu munsi tugiye kureba CCR icyo ari cyo, dukurikije ibyatangajwe nayo. Gusa natwe turaza kureba noneho nyuma turebe itandukaniro ryayo n'ayandi masosiyete cyangwa se na TMP, turebe ese yaba ari sikamu, ese ntabwo yaba ari sikamu, ese dushoremo amafaranga, ese ko bagenzi bacu bagenda bakuraho amafaranga ntitwaba turi gusigara. Byose mwagiye mutubaza nibyo tugiye kunyuramo, gusa muri iki kiganiro tugiye kubanza turebe CCR ubundi ni iki. Tugiye kureba CCR icyo ari cyo. Ngira ngo murayibona CCR, my product, whatever, byose tugiye turaza kubiburekingamo suru tubinyuremo, ariko tugiye kubanza turebe CCR ni iki. Kadutangire ku ntangiriro CCR ubundi ni iki, kugira ngo tugende dusobanukirwa, tugire umuco rwose wo kuzajya tujya mu bintu tubizi ijana ku ijana. Kamere kuri CCR, intangiriro y'ikigo gikodesha cloud ya Solar Central CCR. Tukibutsa ko iyi CCR ivuga ko ikodesha ibicuruzwa cyangwa se ibikomoka ku ngufu z'izuba nk'imirasire, ngira ngo ureba niyo mpamvu ubonamo soleil, urayibona hano, iyo ni imirasire ndetse naho ni abantu barimo. Gusa twihuse, ahangaha intangiriro y'ikigo cya CCR cyangwa se Solar Central, urabona Solar Central Cloud Rental yaturutse kuri CCA. Bitewe n'intsinzi ikomeye y'imishinga ya CCA mu gukwirakwiza ingufu z'izuba muri Tanzania. CCA yatangiye kwaguka mu bihugu by'abaturanyi. U Rwanda rwatoranyijwe kubera aho ruherereye n'umuco warwo. Ngira ngo urumva aho ngaho barimo barakubwira impamvu noneho iyi CCA yari iri muri Tanzania ariko impamvu yaje mu Rwanda. Ndagira ngo dukomeze turebe, turaza no kurebera hamwe niba ari sikamu. Nizere ko turi kumwe. Muri Mutarama CCA yaje mu Rwanda, buri mu kwezi kwa mbere birumvikana, gushaka abakozi bakora amasaha make kuri interineti kugira ngo bafashe mu kwamamaza ibicuruzwa byayo. Birumvikana birajya gusa nk'ibya TMP. Gusa nshaka ko twihuta, ntabwo nshaka ko tuza kubitindamo. Gusa uragenda wumva inkomoko y'iki kigo cya CCR. Kiri mu Rwanda, abaturage ba Gatsibo ba Kabarore ndabizi benshi, nubwo mutanze ariko amakuru yanyu ndayafite ko murimo ku bwinshi. Uko urwego rukomeza kuzamurwa mu ntera n'umubare w'abanyamuryango mu Rwanda wiyongera, ishami ririho ubu rifite abakozi bake cyane. Ku bw'ibyo CCA yafashe icyemezo cyo guhindura ishami ryaryo rishinzwe guteza imbere imishinga y'izuba, rikaba icyicaro cyigenga mu Rwanda cyane cyane rishinzwe guteza imbere imishinga y'izuba. Ibi bizatuma habaho imicungire myiza y'itsinda n'iterambere ry'ejo hazaza. Ngira ngo aho ngaho wumvaga CCR aho yaturutse, yaje ari CCA, iza kuba CCR igeze mu Rwanda. Iyi CCR ni Solar Central Cloud Rental, ngira ngo murabyumva. Noneho hano urabona ifite ni dokima, urabibona ni RDB, hano ni icyemezo, date of insurance, serial number, ubwo nawe wagenda ukaverifayinga ukareba koko niba atari igipiratano ukabireba. Hano bafite na noza rwose wasikaninga ukareba ese byaba ari ukuri. Aho ngaho ni mu rwego rwo kugira ngo tumenye byinshi bitandukanye kuri CCR. Gusa aha ngaha uko nakubwiye ko ngiye kugusobanurira CCR icyo ari cyo, ahasigaye ndaza no gukora izindi videwo zikurikira zerekana buryo ki hano abantu bashoraho amafaranga, ndetse tunarebe niba nayo yazatwika abantu nk'uko TMP yabatwitse cyangwa se yo niba izabungura. Turaza kureba byinshi bigiye bitandukanye. Aho ngaho nari mbanje kukwereka CCR icyo ari cyo. Noneho nkwereke n'ahantu iherereye. Ndahita CCR i Kigali ofisi ku itariki ya 7 Kamena ku cyumweru gisanzwe ariko kidasanzwe. Uwo munsi ibiro bya mbere bya CCR i Kigali byafunguye ku mugaragaro. Ndashimira cyane itsinda ryose, cyane cyane Bwana Preston kubw'umuhate we n'ubwitange bwe. Murumva Bwana Preston, uyu nguyu ngo niwe yagize umuhate nk'uko byatangajwe n'iyi CCR. Niwe wagize umuhate wo kugira ngo iri shami rifungurwe i Kigali. Dore ahantu noneho iyi CCR ifite icyicaro.
Dore ngaha rwose, CCR ifite icyicaro ahantu hakurikira. Reka dusome aka kantu. Nubwo bishobora gusa nk'aho ari intambwe nto mu iterambere ry'ikigo, ni intambwe ikomeye mu kubaka icyizere. Ari ingenzi cyane ku iterambere rya CCR muri rusange mu Rwanda. Aha ngaha CCR yari imaze gufungura icyiciro i Kigali. Nk'uko tubibonye bigizwemo uruhare n'uriya Preston. Turaza no kuvuga kuri uwo mugabo Preston. Urabona hano icyicaro giherereye kuri Virunga Beer Sky View. Aha ngaha ngira ngo murahazi, abantu batuye i Kigali, i Remera rwose ngira ngo murahazi, kuko murabibona ni Sky View Restaurant Bar Kigali, kuri uyu muhanda Kigali Rwanda. Ni hano haruguru gato ya gare ya Remera ku muhanda w'amabuye, ngira ngo murawubona uriya muhanda w'amabuye uzamuka ugera kuri parikingi yo ku Mahoro. Ngira ngo murahareba hari imodoka ziparika zivuye kwa Rwahama. Murahazi cyane abantu muri Kigali. Aho ngaho niho iyi CCR ifite ibiro. Noneho hari akandi kantu nshaka kugira ngo urebe, akantu nshaka kukitsaho. Ibigo byinshi bijya bikitwikira bikaza bikavuga ko bifite iyi certificate ya RDB kugira ngo bishuke abantu cyangwa se bikurure abantu, byereka abantu ko byemewe. Iyi Rwanda Development Board na CCR yasizemo official certification. Nibyo iyi certificate RDB ijya ibisobanura, bajya babisobanura cyane rwose. Hari igihe imishinga nk'iyi iza ikaka iki cyangombwa cya RDB kiyemera kuba yakura mu Rwanda, ariko ibintu yasabye ugasanga si byo irimo iragenda ikora. Niyo mpamvu dusabwa kuzajya tugira nyine research. Nanjye niyo mpamvu naje uyu munsi mbanze nkwereke ukuntu ikora, hasigaye na video zindi zikurikira zikwereke noneho n'ibindi bintu, ndetse ndaza no gukora video vuba aha ngaha igaragaza ibimenyetso bitanu bigaragaza business za scam n'izitari iza scam. Byose bizagenda bikurikirana. Ni ku ruhererekane mu cyo twise anti scam. Turwanye scam mu Rwanda. Gusa uyu munsi wa none ntabwo turakomfirima iyi business ishobora kuba yemewe, kuko n'ubu ngubu abantu baracyakura amafaranga, baracyayakuramo rwose, bayakuramo pe, bayakuramo. Ndabizi abavandimwe bayakuramo, inshuti zikura amafaranga zirimo ziragenda ziyakoreramo, ariko na Temopi bayakoreyemo na STT bayakoreyemo birangira zihagaze. Niyo mpamvu tuba tugomba gushishoza. Reka turebe hano noneho kuri iyi certificate. Dore iyi ni company code. Ngira ngo abantu mutazi kuverifiya ibintu nabwo mwanyura no kuri, mwanyandikira kuri iyo nomero mba nasize muri description, nkabasobanurira ngo tukarebera hamwe uko bihagaze. In order to align with this company's strategic development plan and further enhance business focus, operational efficiency and market competitiveness, the company's board of directors and management have decided to adjust the existing structure of the company's business promotion department effective May 14, 2024. Urabona hano mu kwezi kwa gatanu ku itariki 14, the business promotion department will officially separate from the parent company. Urabona noneho hano ya company yaje guhita yitandukanya na ya indi yaturutseho. Ni ku itariki 14 nk'uko twagiye tubibona mbere. So iyi Solar Century Africa and established Solar Century Cloud Rental. Iyi Solar Century Africa yaje no guhitirema ya Solar Century Cloud Rental ariyo bita CCR, ari nayo itanga za mashini cyangwa se bavuga ko ukodesha, ariko urakodesha ntubifate, nabyo tuzabisobanuraho. Tuzasobanura buryo ki company nyine ivuga ko ikodesha ikintu ariko mu gukodesha ukaba utakibona. Nabyo tuzagenda tubirebaho byose, turi kumwe. Urabona which was registered in Rwanda on May 5th. Muri make yatangiye cooperating. Iyi CCR yatangiye gukora mu kwezi kwa gatanu ku itariki 5. The new company CCR will maintain its core business as before. Gusa ngo nigeze iva ku muzi, yakomeje kugendera ku mahame nkayo yagenderagaho mbere. Muri make cyitwa CCA, Solar Century Africa. CCA ni Solar Century Africa. So with its main products sourced from the parent company. N'ubundi CCR ibicuruzwa cyangwa se ibyikodesha n'ubundi biva kuri ya main CCA. Going forward, CCR will collaborate with more new energy companies to provide members with more machine option and offer more career advancement opportunities for employees.
RDB itanga icyangombwa gutya nk'uko kigaragara nk'uko mugenda mukibona kuri screen ngira ngo muragenda mubibona, murabona hariho na scan code, wasikana ukareba, dore na serial number ngizi. Ngira ngo ako ni akandi kantu tubonye hano. Turacyavumbura tubashe kumenya noneho CCR bite. Tugiye kureba noneho profit mechanism analysis. Kuri ba bantu binjiyemo. Urabona impamvu ni ugukodesha ibikoresho bikoresha imirasire y'izuba bishobora kubyara inyungu n'inyungu kuri wowe na CCR. Wowe wakodesheje bikubyarira inyungu ndetse na CCR ikunguka. Uru ni uruganda rwacu rw'imashini n'ibikoresho bikoresha imirasire y'izuba. Ngira ngo muragenda muyibona hano. Katwihute. Nyuma yo gukodesha imashini ikoresha imirasire y'izuba muri CCR, itsinda ryihariye rishinzwe ubuyobozi rishyiraho kugira ngo ricunge kandi rikoreshe imashini yawe ikoresha imirasire y'izuba ku manywa. Amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba azabikwa mu mirasire y'izuba. Iyi sosiyete yacu izagurisha aya mashanyarazi kuri za leta, ibigo by'ubucuruzi n'abaturage ku giciro cyiza, hanyuma igatanga inyungu ihoraho ishingiye ku buryo bwo gukodesha ibikoresho. So, ni hehe CCR ikoresha ishoramari ryawe? Aha ngaha ngo ni hehe irikoresha? Ibi ngibi byose nyabura urabibona kuri screen yawe, ni ikinyarwanda cyiza waza gusoma. Usanga ikintu nashaka kukwereka aha ngaha muri uyu munsi, cyangwa se kuri uyu munsi, iyi video, ushaka kujya mbanza ngusobanurire tugende step by step, tubanze turebe CCR ni iki. Noneho ngiye kuza nkora indi video yindi iza noneho igaragaza uburyo ki bavuga noneho iyi CCR profit mechanism, tuyinjiremo indani turebe n'ibintu bagenda bapromisinga. Nkwibutsa ko indi video izakurikiraho ngiyo ari izaza ivuga ku bimenyetso biranga business za scam. So, nizere ko twabanye ubashije noneho kumenya CCR, wajya uyumva mu matwi yawe ubashije kumenya icyo ari cyo. Tugiye kuza noneho tureba ngo iyi CCR, iyi solar cloud rental, gute izi nyungu ziva hehe? Gute nibyo tugiye kuza turebaho. Nizere ko wadukurikiye abanye natwe wakoze kuri subscribe, ukaba ugenda unyurwa n'ibiganiro tugenda tunyuza hano buri munsi. Murakoze cyane.